Ese ni gute kurya umunyu mwinshi byangiza impyiko zacu? Ese bigenda bite kugira ngo umunyu wo ku meza cyangwa se uri no mu bindi biribwa dufata wangize impyiko zacu? Muri iki kiganiro tugiye gusobanura mu buryo bwihariye uburyo kurya umunyu mwinshi byangizamo impyiko zacu, turebe urugendo binyuramo ndetse n'uko bigenda. Hano ni kuri TheHealth@Olivier YouTube channel tugezaho ibiganiro bivuga ku buzima. Niba utarakanda subscribe, wakanda subscribe kugira uzajya n'ibiganiro binyura hano kuri TheHealth@Olivier. Ngiye mugiye kubana nitwa Manzi Olivier, ninjye wateguye kino kiganiro, nanjye ugiye kukibagezaho. Ni kenshi uzumva bavuga ko kurya umunyu mwinshi atari byiza, ndetse kandi ko bishobora gutera uburwayi bumwe na bumwe, cyane cyane aho mwumva bawubuza abantu wenda bafite ikibazo cyo kugira umuvuduko w'amaraso mwinshi. Ariko kandi burya umunyu mwinshi ugira uruhare mu kwangiza impyiko ku buryo bukomeye. Ko ari nabyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Rero ntabatindiye, ubundi kurya umunyu mwinshi, iyo uyu munyu ugeze mu maraso ukora nk'ikintu twakwita nka pamba mu kinyarwanda. Niba muzi pamba ukuntu tuyishyira nko mu mazi igahita ikurura amazi, buriya rero iyo umunyu ugeze mu maraso akaba ari mwinshi, uhita utangira gukora nka pamba, mu yandi magambo ugatangira gukurura amazi yari ari inyuma y'imitsi cyangwa se mu tundi tunyangingo, ibizwi nka extracellular mu ndimi z'amahanga. Ayo mazi nayo agatangira kuza mu dutsi cyangwa se mu mitsi y'amaraso. Ibyo rero bigatuma ingano y'amaraso ihita izamuka ikaba nyinshi. Iyo ibaye nyinshi rero mu mitsi, bitewe na wa munyu wabaye mwinshi nyine ukaza ugakora nka pamba, ubundi ugakurura amazi, bituma umuvuduko w'amaraso uzamuka. Uko kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso rero bikaba bigira ingaruka cyangwa se bigira uruhare mu kwangiza impyiko, dore ko twabonye ko impyiko ari zo nyine zikora akazi ko kuyungurura amaraso. Urumva rero ko iyo amaraso afite umuvuduko urengeje ikigereranyo gikwiriye, iyo bigeze mu mpyiko nyine kandi arizo ziyungurura amaraso zikuramo imyanda, urumva nyine bishobora kuzangiza, aho bizangiza bitangira wenda zisa nkaho zizana ibintu by'amasikari cyangwa se ibyo twagereranya wenda n'ibyo twita inkovu mu kinyarwanda, bitewe nyine no kuba hari kugirayo pressure nyinshi. Ibyo rero bishobora kurangira n'utwo dutsi tuyungurura amaraso two mu mpyiko birangira dutobotse, tujemo imyobo, bigatuma bimwe mu bintu bitemerewe gusohoka mu mpyiko bitangira gusohoka, aho urugero dushobora kuvuga nk'amaproteine, ugatangira kwihagarika inkari zirimo amaproteine, nyamara kandi amaproteine atakabaye ari mu nkari. Ibyo ikizabikubwira ni uko uzabona inkari igihe wenda umaze nko kwihagarika ubonamo hajemo urufuro. Ibyo rero bikakwereka ko burya amaproteine yatangiye gusohoka anyuze mu mpyiko, kandi mu busanzwe bitagakwiye ko amaproteine anyura mu mpyiko. Ibi rero nk'uko turi kubivuga, ibi bishobora gukomeza bikarangira impyiko noneho zitangiye kunanirwa gukora akazi kazo. Nk'uko tubivuze nyine murumva dutse tutangira wenda tugira inkovu runaka, ibyo bikagira uruhare mu kugabanyura uburyo impyiko zikoramo akazi kazo. Bishobora kugira uruhare mu gutuma udutsi tuyungurura amaraso dutangira gusa nkaho dutoboka cyangwa se tuzamo imyobo, bigatuma n'ibintu bitakabaye bisohoka harimo nk'amaproteine bitangira gusohoka. Ariko finally cyangwa se nyuma na nyuma bishobora no kurangira impyiko zitangiye noneho guferinga gukora akazi kazo, cyangwa se bikazinanira nyine. Ari hahandi uzumva ko rimwe na rimwe impyiko nyine zageze ku rwego rwo kuba zasimbuzwa cyangwa se bayungurura amaraso y'umuntu bifashishije ibindi byuma. Rero mu ncamake twavuga ko burya umunyu ugira uruhare mu kuzamura ingano y'amaraso, nk'uko twabivuze yuko iyo umunyu ugeze mu maraso utangira gukurura n'ibindi bitembabuzi bikaza mu mitsi, bigatuma ingano y'amaraso izamuka cyane. Tukanasobanura ko kandi twabonye ko umunyu ubwo ibingibi iyo umuvuduko w'amaraso uzamutse bihita bigira uruhare mu gutuma udutsi dutangira kwangirika, hakaba naho dushobora gutoboka amaproteine n'ibindi bigatangira gusohoka binyuze mu nkari kandi bitakaye bisohoka. Ndetse icyanyuma tubonye nuko impyiko zitangira gutakaza ubushobozi bwazo bwo gukora neza, aho iyo bimaze gukabya impyiko z'umuntu ziba zitakibashije gukora nyine akazi, aribyo bavuga ngo zageze ku rwego ruri chronique. Mu ncamake nibi twavuga ku bijyanye n'umunyu. Mwumvishe yuko rero gufata umunyu mwinshi ku mpyiko nyine birazangiza ku buryo bugaragara. Icyo twavuga rero ni ugufata umunyu muke. Gusa hano nk'indi nama twavuga nk'abantu dukurikira TheHealth@Olivier ndetse natwe turi kuganira, nuko burya iyo bavuze kurya umunyu mwinshi, ahanini ntabwo uba ugomba kwita kuri uyu munyu dufata ku meza gusa, uba ugomba no kwita ku bindi biribwa bizwiho kuba byabamo nk'umunyu mwinshi. Aho ngaho dushobora kuvugamo nk'imigati ndetse n'ibindi biribwa byanyuze mu nganda, cyangwa se kuba ukunda gufata nk'ibiribwa
byo mu maresitora. Ibi ngibi bizwiho kuba bishyirwamo ibirungo bigiye bitandukanye, kandi ibyo bikaba bizwiho kuba birimo ikinyabutabire kizwi ku izina rya sodium, aricyo kiba kiyo tuvuga umunyu nyine akenshi aba aricyo tuba turi kuvuga iki kinyabutabire cyangwa se uyu munyu ngugu wa sodium. Niba hari ikibazo rero usigaranye ku bijyanye n'uburyo umunyu mwinshi wangizamo impyiko, wajya muri comment ugatanga igitekerezo. Niba hari icyifuzo, igitekerezo nyine nacyo wagishyira muri comment. Niba ubonye ino video hari ikintu ifasha cyangwa se hari ikintu gufashije, wakanda like, ndetse niba ubonye ino channel yagikugizaho ibiganiro bikagufasha, ntibibagirwe kugenda ukoze subscribe. Uze gukora subscribe kugira ngo nawe uzajye ukurikira ibi biganiro bisobanutse binyura hano kuri Daily Fu Academy. Tuzabane mu biganiro by'ubutaha rero. Ciao ciao.